byari bigoye kuvuga ngo Agnes nyuma y'iki kiganiro araba libre a Kigali. Agnes kuba muri gereza kwe byo yari ibyaha yashinjwe, yaraburanye aratsindwa. Byari bijyanye ngira ngo inkuru yari yarakoze yari ijyanyemo yari irimo nk'amoko nko kwibasira ubwoko. Icyo ngibyo igihugu kiravugwamo ruswa mu bacamanza, mu bagenzacyaha, mu bashinjacyaha. Ubwo se cyabura ahantu zari ruswa habura karengane ese tugishiremo tujya hese? Hari ikindi gihugu se cyaremeye kutwakira? Oya, ye mfata guhunga nka ntuza nko kwiyahura. Ni umwanzuro ufata ari wo wanyuma ugasiga umuryango washinze abana n'umugore, ugasiga umuryango wavutsemo. Yes, après 23 ans de journalisme au Rwanda et 5 ans en prison de Kigali, j'ai dénoncé des violations des droits humains par le FPR. Menacé le 3 mai 2024, j'ai fui dans un pays voisin où je suis en danger. J'appelle à l'aide et à la protection internationale. Ok. Arasaba inkunga n'ubufasha n'umutekano kurindwa na communauté internationale. CPG na ntuza na droit de l'homme, Reporters sans frontières nayo yayigize. Urumva nyine yamaze guhunga. Muri Rwanda Classified bamukomozagaho bavuga ko ari mu buhungiro. Ngira ngo ngiye ahantu muherukira mu kiganiro nyacyo ni kimwe yakoze ku bijyanye n'umuryango wo kwa Rwigara. Buriya sinzi niba narigeze mbivuga mu kiganiro. Nyuma ya kira kiganiro hagomba gukurikiraho ibintu bibiri bikagira icyo bivuga. Agnes kuba yahamagazwa n'inzego zibishinzwe zitamuhamagaza bigafatwa nk'aho arizo zamuhaye amakuru cyangwa se akazi kwepa. Ubwo rero kibonetse n'icyo nyuma yaho ashobora kuba yarawugiye akavuga ariko content yakoze muri cya kiganiro cyo kwa Rwigara byagaragaraga ko urabizi ko yanasomaga, byagaragaraga ko afite aho yayikuye, kandi i-content yari irimo yashobora kuba yagira abo imushwanisha nabo. Byari bigoye kuvuga ngo Agnes nyuma y'iki kiganiro araba libre a Kigali. Sinzi narabivuze ariko narabibonaga. Ntabwo twabivuzeho. Twaricaye turavuga ngo kugira ngo tubibone nuko reaction inzego zishobora kureagisa zikamuhamagara zikamugira inama ariko bikamenyekana, cyangwa se zitabimukora akaba arizo zamuhaye zamutegetse kubikora cyangwa akazihunga. Ubwo rero arabigaragaje nyine ntahari. Abacurabwenge ba Rwanda Classified bakomeje kuba successful rero. No, ariko ashobora kuba yaranavuganye nabo. Ntabwo ari successful, ntabwo Agnes kuba muri gereza kwe byo yari ibyaha yashinjwe, yaraburanye aratsindwa. Byari bijyanye ngira ngo inkuru yari yarakoze yari ijyanyemo yari irimo nk'amoko nko kwibasira ubwoko. Icyo ngibyo ngira ngo byo nibaza ko atakabaye bigarura gufungwa icyaha cyaguhamya ubwo nuko nyine keretse yavuze ko atabikoze, kandi byari mu nyandiko mu cyamakuru cyanditse yibasiraga abagore bo mu bwoko bumwe. Icyo kiragize menace, icyo yita menace nabwo abantu bagira uko bakira ibintu. Menace najyo zigira grandeur, zigira uburemere. Ntabwo namenye uko umuntu ari menace n'uko undi ari menace. Icyo nzi cyo abantu benshi bashobora kuba menace ariko batari menace ku buryo bumwe. Ufata umwanzuro wo kuva mu gihugu gukiza ubuzima bwawe nabwo ni umwanzuro wawe ku giti cyawe, sibyo? Ariko menace zo nta benshi barazigira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo nabivuga. Arasaba ubufasha, it's okay. Ntabwo nabirenzaho ubuzima tubamo itangazamakuru. Ahubwo se rega ahubwo se navuga ngo ikira mu itangazamakuru ntabwo itangazamakuru bwaryo iyo urikora neza byanze bikunze nawe hari uba umenasa
mu biganiro byawe mu nyandiko zawe. So kuba rero wabamenase nawe nta gitangaza kirimo, nta gitangaza kirimo, ahubwo nuko uri menase pariki, menase ziri ku ruhe rwego. Iyo ushobora kuba menase n'abantu ku giti cyabo cyangwa ukamenaswa n'inzego za leta, bamwe bakagutuka kuri ntuza, urabibona abantu batondagira abandi, ibyo ngibyo nabivuze bigiye kumara nk'umwaka, iriya ni menace ariko wowe itari violent, ugatondagira umuntu mutangana mutaragiranye mutiganye, iriya ni menace ukwayo. Hakaba na ya menace yo kuvuga ngo iwanjye buri munsi mbona abantu bitoratoza, ngo nkunda kuvuga nti iwanjye vigo zihitabira telefone, it's okay, ntabwo ngiye inyura nka menace, ariko umuntu ashobora kuza umuntu akagutinyuka mukabara akakubwira ibigambo yiboneye, n'urugero umuntu akakwita ikintu bose ntagufate nk'umuntu, ariko iyo ufite uri sure ko ari inzego bwo ari ibindi iby'abantu ku giti cyabo nabo biterwa n'ababatumye. Ashobora kuba yatumwe n'umuntu ku giti cye nawe wo mu nzego, ariko atari urwego rwabikoze. Ibyo bintu byose ni ukubidiserina, ariko iyo bigeze kuri level wumva ko ubuzima bwawe bugeramiwe, ugashaka amayira ucamo ukayabona, ugahirwa ukayabona, basi hahunga abagabo, byo ndabizi cyane, kuko iyo uri umugabo mbwa upanga guhunga bigapfira mu nzira. Niba yaragize amahirwe akagera aho abona umutekano, ubwo ni umugabo nyine, hahunga abagabo. Kuko nanone ntago ubibona kuri menace, ntago watega agahanga. Nanone ibyo birashoboka, ibintu bishobora gutuma abantu bahunga ni byinshi, uwo ari we wese byamubaho. Ariko nanone kwa mortisa izo menace par raporo urareba ukavuga ati se niba afite umuryango ndawusiga gutya, cyangwa se izi menace ziri kuva he, ese ngiye kuvugana n'abaziteza tubane gute? Reka ubwo nibwo buzima tubamo hano. Abantu bakunda kujya babimbaza, harimo n'abakabya bakantega iminsi ngo nanjye ngo isi ntisakaye. Narababwiye ko ngewe mpfuye kuri 52 ntago naba nkindutse cyane, nabyaye hungu nakobwa. Ibyo abantu babitekereza gutyo banyibagirwe, ngewe sindi muri abo, ntago nzaba nkindutse. Niba dufite abantu bafite 30 bamaze kugera muri gereza 3, ngewe icyambaho nta gitangaza cyaba kirimo, icyo ni kimwe. Hanyuma bakongera abo bantega iminsi, ngewe sinjya mbyemera. Ibyambaho ni nk'ibyabaye ku bandi, naba ndi nk'umuntu w'ibihumbi nka 5 bibayeho, ariko nanjye ngira uko ndinda intambwe zanjye. Nkunda kubwira abantu ko priorité n'est pas sécurité. Mu muhanda igare ifite priorité, umunyamaguru afite priorité, ivatiri igikumi ifite priorité, ravi ifite priorité, hoho ifite priorité, na yutongo cyane. Ariko iyo hohije imoto ibiretse, nubwo umuhanda ari uwa byose, ariko ntabwo wabona hoho ibyigana mu muhanda ngo nawe ujye kubyigana nayo. Ibyo nibyo kurinda intambwe cyane. Umwana akina n'inkono y'ibishyimbo, ntakina n'iy'inyama. Nubwo buzima tubamo, iyo urengereye rero ugakina n'inkono y'inyama, kandi iyo wemerewe gukina nayo ari y'ibishyimbo, ntibikugwa neza. Nuko abantu barinda intambwe. Hari ikindi se wareba wabona bigana habi, ugashaka abahuza, ukabwira uti ariko mwambarije ndazira iki, mwambarije ndazira iki, bakakubwira igira utya basi. Wabona byanze it's okay, wabona aho umenera it's okay, nabyo bibaho ku bantu. Ntabwo mvuga ngo ntibishoboka. Abahunga barahunga, abamenaswa baramenaswa, abamenasa barahari, ariko nabyo hari uburyo bikemukamo cyane. Ngewe mbona ikintu ari menace, mpamagara inshuti nkavuga ibintu uko bimeze bitya ni iki cyabuze, bamburanye iki, ni ibiki twakosora. Ariko hari aho nyine bigera, gusa nyine ngewe ntabwo ndi uwavuga ngo vigo iraparitse, ntabwo ndi uwavuga ngo imodoka ikurikiye moto yanjye, ntabwo ndi uwavuga ngo ariko ndabizi ko menace z'uburyo bumwe cyangwa ubundi zibaho. Noneho kumenya ngo menace zatuma umuntu ahunga n'izimeze zite, ni izabande zifite ubuhe buremere. So rero buri wese agira akadosiye ke, iyo uteye imetero nyine ukamenya uti menace iraturukana, byapanzwe kubera iyi mpamvu, urakemura iyo mpamvu,
cyangwa se ujye Cyangwa kureba se wa ujye wundi kureba. utuma abantu kugutondagira nubasha kumumenya mujye mu mishyikirano bahagarike kugutondagira ariko nibakomeza bizabe bivuga ngo menasi iragenda yiyagarava nawe urebe uko ubigenza niko bimeze cyane urabahoho se waba uri gikubuka ugahangana na hoho mu muhanda ujya guhangana niba ho niko bimeze cyonga intambwe zawe none ntabwo uko barimbura imyumbati ntabwo ariko barimbura inturusu ni ukuvuga ngo harya ninde wavugaga hari umwanditsi wavuze ngo ari kumanda le monde s'effondre ngira ngo thinks for a part niho bavuga ngo abantu bose barareshya tous les hommes sont égaux mais certains sont plus égaux que les autres ntibazatubeshye ngo abantu bareshya imbere y'amategeko ntawe bibaho kureshya se bibaho all animals are equal but some are more equal than others umuntu ugushyiramo ikinya kivuga ngo abantu barareshya imbere y'amategeko ninde mu kihe gihugu amategeko niyo mpamvu rero kuba abantu batareshya buri wese afite n'ibyo azi yakora niyo ya nkono y'ibishyimbo n'iy'inyama navugaga buri wese nuvuga rero ngo iyo urenze ugashaka kwireshyeshya n'uwo mutareshya biragupfana nikoma uzurireshya n'umuntu wambaye imyenda ya leta niba abantu bareshya se ko ari abatunze imbunda n'abatazitunze sibyo ko musetsa niba ari abareshya se imisoro y'ubutaka ko itareshya byonyine muri Kigali basora benshi kurusha Nyamasheke ubwo se barareshya wa mugabo ati icyayi cy'inyamasheke ni champagne y'Kigali ngo murareshya nimusora mwe nimuhembwa mwe nimwambara kimwe nimuba muri hoteli zimwe nimugenda mu modoka zimwe muragira ngo mugira mute mureshya iyo ushatse rero noneho kwipurasa mu mwanya utarimo niho uhura n'igikuta niyo yaho igiye guhura na gikumi cyane hanyuma se byose ni byamfonsa harababara gikumi igikumi nitamenya ubukumi bwayo igashaka guhangana n'ubuhoho bwa hoho nta balance izamo ntabwo yaza nawe urabyumva nyine iyo ushatse rero kumva ngo abantu bararehakasha oya rwose aha voilà ni Hitler wanabivuze Hitler yavuze ngo l'injustice sociale est une loi naturelle l'inégalité sociale est une loi naturelle erega n'abana ntabwo bavuka kimwe ntibavuka mu miryango isa no ku mubyeyi umwe ntibavuka basa hari ubanza amaguru n'ubanza umutwe nushaka ajya no mu muryango umwe hari uvuka se ashomereye undi akavuka se akorera amafaranga ukambwira ngo bazabaho ntibazigera basa umwana uvutse se akorera miliyoni n'uvutse se asaba 5 bakarerwa mu rugo rumwe ntabwo bazagera uwavutse se akorera miliyoni yariye amagi akiri mu nda nyina yaryaga amagi umwana abyutse sererake ziraho none arasaba 5 umwana avukiye kwa Nyirinkwaya ugeze muri chômage avukiye muri poste de santé ya Kabacuzi abo bana ngo nuko ari mu rugo rwose barareshya nese niba umwana avutse isa afite amafaranga akabasha kumwohereza kwiga Harvard umukurikira akiga muri institut technique none bucura akazasanga se yarabaye yirwa soba 5 akiga nayo abana barareshya niba se tutareshya imbere y'umubyeyi mu gihugu bareshya gute ibyo rero niho bigenda biva ikijya gusa nka menace ni ukuba hari umuntu ushobora kujya mu mwanya atarimo none badashaka ko ujyamo bakamukebura icya gikuta yagongana nacyo akacyita menace kurinda intambwe rero ni kwa kundi ukiyenteresa ku nkono y'ibishyimbo iyinyamuka yihora kuko niko kurinda intambwe abantu bahora babimbaza gutesi no ntabwo ndeba
ahandenze ntabwo ushobora gusoroma ibinsumba pe ibigusumba ngo Eh, wemere utokorwa reka no korwa ngewe ubyihanganira oya niyo natokorwa rimwe ariko bwa kabiri wamaze kubimenya ibyo turabizi rwose nta wavuga ko u Rwanda ari paradizo n'abari ba Rwanda classified icyo batakoze ni ukugira ngo bagerageze bazane facts barebe case zose ariko nta gihugu gishobora kubaho kitagira abafunzwe kitagira abahunga kitagira abakubitwa gutese kitagira abarengana cyane erega no kubura akazi ni ukurengana abahora bavuga ko batsinze ibizamini bajye mu myanya ntabwo u Rwanda ari paradizo ukagaruka umuntu agasanga kandi ibyo ngibyo wabibonera facts kandi ni ukubangamira uburenganzira bwabo cyane bahora babivuga mu itangazamakuru n'amarise turayabona ese igihugu buri gihe raporo ari za transparency ari iki ari igihugu kiravugwamo ruswa mu bacamanza mu bagenzacyaha mu bashinjacyaha ubwo se ahantu zari ruswa habura akarengane ese tugishiremo tujya hese hari ikindi gihugu se cyaremewe kutwakira oya ngewe mfata guhunga nka ntuza nko kwiyahura ni umwanzuro ufata ari wo wanyuma ugasiga umuryango washinze abana n'umugore ugasiga umuryango wavutsemo ugasiga inshuti mwiganye segonderi buriya amido classe collègue umuntu mwiganye n'umuntu ukajya ahantu ibyo byose utazabibona umuntu mwiganye akashyingira ntumutahira ubukwe kuko uri ishyanga umuvandimwe yagira ibyago ntumutabare kubera ko uri ishyanga gufata uwo mwanzuro wo kwivana muri iyo mudu urakorera amafaranga aho ngaho ukagenda ugakorera amafaranga nzi abantu benshi bagendaga baza banganyira bavuga ati amafaranga turayakorera pe ariko ntawo kuyasangira nawe uzi kubuza ikinyarwanda wavukiyemo ukabobrije yo kunywera mu kabari kari kuvuga icyesipanyoro hari ihungabana rirenze iryo wicaranye n'abantu utazi ubundi hano ukubita karaka wabona udusamiri ukafata 80 ukayaha umugore vene ugahita uhamagara umuntu mwiganye ngwino dusangire yatabona umwanya ukamwoherezamo 5 mukicarana mugasubira mu twakera icyo cyangwa ubugitakaje guhunga ni bibi ni umwanzuro uza ari wanyuma amahanga arahanda umuntu rero ufashe tugomba kubimwubahira ubwo nyine biba byamurenze abandi bakakomeza bakaguguza ariko ntabwo nabitindaho pe abaye yaragiye nk'uko abivuga ko ari mu gihugu cy'abaturanyi tsoke nabica haga njya numva ko ari muri bihugu cy'abaturanyi nabica haga yavugaga ajya kugenda yavuga ngo hari inama yagiyemo babambura telefone ngo amasaha ngahe urumva nyine hari ibintu byinshi hari ibimenyetso biba bihari ariko nyine nanone iyo wumva koko iyo uzi ko amahanga ahanda cyangwa ugatsimbarara kuri wa muryango nakubwiye na values uba ufite mu gihugu aho kugira ngo ufate umwanzuro wo kukivamo ushaka hahandi menace ziri guturuka bakakubwira ati vuga ibi ureke ibi umurongo n'uyu umurongo n'uyu ujya kureba hoho gikuba imbere yo kugira ngo idepasi baza hoho hoho yakubwira ati no ndacyapakurura buretse cyangwa fatura muri uriya w'igitaka aha ni hoho none gikuba yaguguza kuri hoho ntibishoboka nuko rero iyo nibyo bita kurinda intambwe nyine iyo urinda intambwe ukandagira aho ugenewe kandi n'inkweto wambaye zibasha cyane na Sofia hari imodoka itandikira ukambwira ngo murareshya niwe yandikira bakayivanamo ifoto yuko yandikiye bakayivanamo nibyo ibyo rero agasomo nako ngako agasomo n'abakunda kubibaza ngo narinze intambwe usibye ko nzabishyira mu gitabo ariko babyumve gutyo ni inkono y'ibishyimbo n'inyama umenya itandukanye zabyo gusa birabaye cyane ni amakuru tuba dukeneye kugira ngo dusesengure tuyavaneho urujijo abashe kugira umucyo awujyaho kandi nicyo n'ubundi kigomba gufasha abanyarwanda turimo tugana ku musozo indi nkuru nabonye muri iki cyumweru yabashije gusohorwa niyasohowe n'igihe yavugaga yuko societe civile yasabye leta kwemerera abangavu gufata imiti yo kuboneza urubyaro
iki kintu iyo nta kintu kirambaye navugaho nanjye nigeze kuzikoraho inkuru nkiba muri online bigenda bizamuka. Umwaka ushize twari dufite ngira ngo 2023 kandi abo nababa barabyariye kwa muganga cyane. Icya kabiri umushinga wigeze kugera mu nteko ariko wawuzanye yahise ayivamo, bamufashe yasinze ngo nabyita. Ni inshuti yanjye niba nkoresha amaterima atari yo itsoke Gamariyeri niwe wazanye uwo mushinga wo kugira ngo abatarageza imyaka babonerezwe urubyaro. Kuva avuyemo ntabwo nigeze kumva bawuvuga, kandi yavuyemo mu kwa 10/2023 na gatatu cyangwa na kabiri simbyibuka, hashize igihe. Urumva icyo ni kimwe. Icya kabiri iyo mvuga kuri ibyo bintu mpera kuko uwo mushinga nari nkushyigikiye, kuko dufite itegeko ryemerera abantu gukuramo inda. Inda itari ngombwa wemerewe kuyikuramo, inzira zirahari, amategeko arabiteganya. Ariko itegeko iryo ngiryo izo ONG ziri gusaba na Gamariyeri yasabaga we na komisiyo ye ni ukubuza ko n'inda yinjira. Yego. So noneho ntabwo hakabaye itegeko rikemura ikibazo irikumira ritemewe. Kuko gukuramo inda umubiri hari uburyo umubiri utakaza cyane, biranahungabanya. Ariko gukumira inda itarinjira umuntu asigara ari intact cyane kurusha kuyikuramo, kuko ukuyemo 3 ntabwo ukiri umuntu. Sinkubeshye. Zibaye 5 byo rwose hari wanasara. So twakabaye rero hakabaye haba iryo gukumira ko inda zinjira. Cyo ni kimwe. Icya kabiri iyo nkuru nanayisomye, uburyo abakobwa babyaye bakiri batoya nibo tubona buriya n'umudasoba tuba guhiga abazunguzayi n'abanyagataro. Buriya ntabwo ari personability muri kiriya gikorwa. Hakagombye kujyayo umuyobozi w'umurenge uzi akabanza kwibaza ngo aba bantu babaye abanyagataro baturutse he, bigenze gute. Nabo bakobwa baratwaye inda bakajya mu buboyi, bagata ishuri bakajya mu buboyi, iwabo babirukanye none yabona 15,000 agahita ashora agataro. Nuko bitangira. Society igomba kwigisha d'abord kuki umukobwa watwaye inda umuryango umuca tukarebera, kuki umukobwa wataye inda ati ishuri tukarebera. Hakabayeho kuba kampanye either ababyeyi bakakira abana babashije kubyara muri ubwo buryo, amashuri akabakira, hagafatwa mekanizme zo kubafasha abana bagakomeza amashuri. Ariko bose hejuru ya 90% ubuzima buba burangiye cyane. Cyo ni kimwe. Ntabwo tuzi icyo dushaka ufite. Icya kabiri, abakobwa kuboneza urubyaro ngo bajyane n'ababyeyi. Umuryango nyarwanda uko tuwuzi, umukobwa yabwira umubyeyi ngo mama merekeza njye kuboneza urubyaro, bitaba urwego rw'imyumvire. Turaboneza urw'icyo voilà. Ko bari abenshi nabo mu cyaro. Icya gatatu, hari n'usama yajya muri centre de santé, abaganga bakamukoreraho inama cyangwa bakamubaza ngo zana uwayiguteye, ati nzamutsinda nk'abakuru. Ashobora kuba muzi cyangwa atamuzi, ariko ugura musonze yaje kugusaba serivisi leta iguhembera ngo uzimuhe, wewe ukajya mu manjwe ngo zana n'uwayiguteye. Yarashatse se azise waravuga ko arabyemera. Umushoye mu manza yaje kugusaba consultation prénatale, yarasamye byararangiye, kuyivanamo byaranze. Aje kugusaba ngo umurebere uko umwana ameze mu nda, utangiye kumubaza uwayimuteye, kandi ushobora gusanga ari n'uwamufashe ku ngufu agatangira akarira, uramukomerekeje cyane. Ngiyo societe dufite ku kijyanye n'abakobwa batwara inda, abangavu batwara inda. Societe nta position nimwe ifite usibye izo ONG zibivuze na Gamariyeri wari wazanye umushinga bikarangira gutyo. Bariye kandi buriya bariya abana bavuka muri buriya buryo nibo bashobora kutagira indangagaciro ku buryo umutuma kugira nabi akagera cyane no mu bitabi. Uriya mwana uvuka muri ubwo buryo bugacya, nyina bakamufatira Nyabugogo ngo ni umuzunguzayi, bakamujyana kwa Kabuga, umwana agatangira kumenyera kurara mu nzu wenyine afite 3. Iyo ni bomba rotaridom. Uriya mwana wamenyereye kurara mu nzu ya wenyine afite imyaka 3, ku myaka 30 uri kumva wazaba ari we. Uzamubwira ngo igihugu kirakwanga azabyumva yihuse.
none se kitamwanga ubu si umujyi wa Kigali ko uvuga ngo wigeze kuvuga ngo wahoranye bije ya miliyoni 300 umwaka ukurikiyeho bagira miliyoni 600 undi mwaka ukurikiyeho bagira miliyari na 200 ba mayibobo barazibona babona aho zinyura kubwira mayibobo ko leta itamukunda byo ni ibintu byo itabyumva ahubwo sinze none se abandi bana bararara ku mifariso wowe urarara ku mu rufunzo karito nayo biragoye kuyibona wongeye ugariye bya bindi bya egalite bose bavukira amezi 9 umwe araye mu rufunzo undi araye kuri matora igihugu kimwe ngo barareshya so please iki ngiki minisiteri y'umuryango y'ubuzima n'inzego zose ikigaragara cyo kuva gihe twakivugiye abantu ntabwo bakitayeho kandi ingaruka zacyo tuzahura nazo tubana nazo nibo bazunguzayi nibo banyagataro nizo ndaya hanyuma abo babyaye nibo mayibobo ku mihanda hanyuma mayibobo yamaze gukura nibo ubona ku giti cy'inyoni bapakura amapikapu cyane by the way marine zirakura zijya heheze ninduzi cycle ya mayibobo ese iriya mayibobo twabonye muri 2000 niyi y'igihari yarakuze yateruye ibyuma igeze ku giti cy'inyoni pikapu irava Ruhengeri ipakiye ibirayi agaterura rimwe nta muntu uribaza uko isikire ya za mayibobo bakura tubareba ejo tukajya ngo bari gutera ngo bateye gatarina hakuze tubareba uwo muntu uzamubwira niba yarakuriye muri ntuza yarakuriye mu rufunzo akarara ku muhanda arya imisigi uzamwumvisha ko igihugu kimukunda uzamubwisha ko areshya n'uryama kuri matora icyo uzashaka cyose umugambi wose uzashaka uzamushyiramo urabyumva aho rero niho abantu bakagombye kurebera abafata ikibazo rero abatora itegeko n'abafata ingamba ibyo bibazo iwabo ntibihari ariko biri muri community nkunda kubaha ubutumwa ubutunasezerera ubutumwa mbabwira ngo ni ukubatabara twitabara kuko uko wakira kose ntuzagira isoko ryawe ntuzagira stade yawe ntuzagira gare yawe ntuzagira ishuri ryawe ntuzagira ibitaro byawe ntuzagira urusengero rwawe so uko rero waproteje umuryango wawe abari mu muryango wawe bari gate bazasohoka bajye muri bya hahandi navuze hahurira babana none n'aya mayibobo utitayeho wa mubyeyi wa mwana wavutse kuri nyina utemeye ko ajya kwiga cyangwa ngo aboneze urubyaro umwana ntavuke abawe nibajya mu rusengero bazahura n'aya mayibobo uzange isakoshi arayitwaye kumwe inzahuke yajyaga ntabwo ugira biro de vote yawe nimujya gutora usange wa muhungu wikuriye wakuze kwa kundi avuye ku giti cy'inyoni umugore wawe agiye barakurikiranye ku murongo abona amatako y'umugore wawe kwako nta burere aba aramusebeje cyane umugore ave ku murongo w'itora ijipo yatose uzamufunga se bizamutwara iki ni ukuvuga ngo kwicara nibyo na tijara yigeze kubivuga kuri Simba avuga ngo uko usengera umuryango wawe sengera n'umuturanyi kuko umuturanyi n'aba atariye abana bakarara baboroga nawe uzasinzira ute sibyo ukuri gukaranga inkoko umuturanyi we ari kubabura ikinono cyangwa umutwe w'ihene biri kuzi wawe bikavanga na ya nkoko ngo umuhumuro ntago ubukibaye w'inkoko societe iratureba twese nta kuvuga ngo twebwe turi kuri uru rwego ezirongaze uzajya mu isoko rya Kimironko cyangwa kwa Mutangana mugahuriramo n'ababandi mu rusengero mugahura muri stade mugiye kureba match mugahura uko afana muricaranye mwaguze iti kimwe ariko uko afana si kufana akubangamire kubera iki hari ibyo utakoze cyane muri gare umwana agiye ku ishuri urumva rero icyo kibazo muri make ndakurezimye kuko nsanzwe nkizi mvuze ibikomeye cyane singiye muri detail ariko nibikomeza gutya nta ngamba nzima zifashwe ngo iyo mibare y'abana bavuka muri ubwo buryo igabanuke nicyo kibazo niba bari kuvuka nyuma y'imyaka 20 abo nibo bazaba ari ikibazo ku gihugu kuko aje protojijokirwa iragira iti noneho bigezaho imibonano mpuzabitsina mu bana b'abakobwa none iri guhera mu myaka 10
uratekereza birashoboka hari Nyamirambo ntihari umugore wacuruzaga agakobwa ke akisenyereza ke gafite 12 kasamye kuri 12 kamaze iminsi za Gitagata simeruka kuvugana na nyina ari nyirasenge ukagurisha. Iyo dosiye yanabaye ndende kuko urubanza rw'uwo munyirasenge rwajemo n'iterabwoba. Idosiye nzi nakoranye na Karado ku mwana twaramusengeye na Evariste mu Rwanda cyaka a 12 ans atwite yarasheswe na nyirasenge. Ibi bintu turabifata nk'ibisanzwe ariko ejo tuzahura nabyo. Nkunda kubivuga iyo mayibo biri gukura gutyo itiga azakora ntuza rero ni babandi nyine niyo yize gukanika arakara vuba agaterana amasupana. Umwuga yize ushobotse nuwa mucoma yirwa bagihene icyuma ku cyuma ararindwa. Icyo yize abaye umunamba muri motera kubeneyemo amazi cyangwa iya essence yishyizemo mazutu. Ibyo tuyigira byose nta comfort zone dufite, nta cyetse nitugira intara imwe tukayiharira abakire abandi bakaba mu yindi. Ariko igihe cyose duhura ngo quartier z'abakire n'iziri rese zifitemo isoko, zifitemo urusengero rwahe, zifitemo gare, zifitemo stade se tuzahura byanze bikora. Hari ubuzima rusange. Niyo mpamvu guharanira ko n'abariya babaho neza nibura bakagira ubumenyi bw'ibanze, nawe ubayeho neza cyane ubifitemo inyungu. Hari igihe utazaba uriho wa mwana wawe wareze neza muri cya gipangu akenere babandi, uzamuzana nk'umuzamu wa mwana utarabashije kujya mu ishuri aze nk'umuzamu wawe, narangiza nawe ibyabaye kuri nyina abikore ku mukobwa wawe cyangwa agahungu akigisha ubutinganyi cyane rwose. Kubera iki yabaye umutinganyi kubera ko atashoboraga burya ari n'abajya mu butinganyi kubera gutinya abo badahuje igitsina cyangwa se kuba uwo bahuje igitsina ari babasha kubona hafi. Nabo umuzamu wawe numwibeshya uti mbonye umuboyi witonda mukajya ku kazi, agahungu akigisha ubutinganyi agakobwa agaturuganya. Kubera iki abo barava muri ya societe twirengagije twe tumeze neza. Sinibaza ko societe civile ariko yashaka kubivuga, ariko hariya biriya bintu bigomba gufatirwa ingamba cyane. Utabyumva gutyo kazi yake. Abana be nyuma y'imyaka 20 tuzaya duhura nabo bagonganye na babandi twasize cyane. Sawa rero, asante kandi reka ngusezerere ukomeze n'ibindi bikorwa by'umunsi. Global Panel yo turakomeza tubagezeho ibiganiro byacu. Salam shalom.